Uyu munsi u Rwanda rwatangaje yuko abanyarwanda barenga miliyoni imwe na magana inani bamaze kwifotoza kugira ngo bazabone iyi ndangamuntu koranabuhanga cyangwa ikizwi nka electronic ID mu rurimi rw'abanyamahanga. Ushobora guhita wibaza iyi sisiteme cyangwa kwifotoza kugira ngo utange imyirondoro yawe kugira ngo uzabone iyi ndangamuntu koranabuhanga bitari gushyirwa mu bikorwa vuba bitewe n'uburyo babivuze bizihutirwa. Njye Tigarius nk'ibisanzwe ahangaha turi ni kuri Dual TV. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu nkuru nziza zikoranye ubuhanga n'ubwenge kugira ngo turusheho kumenya no gushishoza. Ikindi kandi kanda like, share ubigeze kure abaturanyi bacu n'abavandimwe babashe kubimenyaho. Ikindi comment yawe cyangwa igitekerezo cyawe kidatuma dutekereza kure ibyo tubona ndetse kandi kinatugira umumaro kugira ngo dushakire hamwe igisubizo cy'icyakorwa kugira ngo dukemure iki kibazo. Ushobora kwibaza kuki uyu mwaka wa 2026 umaze amezi abiri yonyine abanyarwanda bangana na miliyoni imwe na magana inani ari bo bonyine bifotoje kugira ngo bazabone iyi ndangamuntu koranabuhanga mu banyarwanda miliyoni 14 batuye uru Rwanda. Impamvu ya mbere nyamukuru reka tuyirebe. Impamvu ya mbere, abanyarwanda muri rusange abenshi muri bo baracyumva yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga ifite aho ihurira na Illuminati. Abandi nabo bakagendera mu byanditswe byera bya Bibiliya bivuga yuko mu byahishuwe handitswe yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga yari yarahishuwe kandi izaza ije gufasha antikristo. Rero buri muntu mu buryo bwe afite ukuri kwe kandi ntaho twabigarukaho, ariko mu buryo bose babyizera muri abo ngabo navuze bose bari mu kinyoma. Dore ukuri kwa nyako ni uku nguku rero. Na mbere iyi ndangamuntu koranabuhanga cyangwa ikizwi nka electronic ID, iyi ngiyi igendana n'ibimenyetso bya biometrics. Ibimenyetso bya biometrics twabivuzeho mu nkuru yabanje. Ibimenyetso ni ukuvuga ati ni ibintu abantu badahuriraho kandi bigize umubiri wabo, urugero imboni z'ijisho ndetse n'ibikumwe by'intoki. Bivuze iki rero? Biravuga ngo muri Bibiliya haranditse ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Icyaha gikomeye ni icyaha cy'urwango, ikindi cyaha cya kabiri ni icyaha cy'ubusambanyi, kuko ubusambanyi bubera mu mibiri yacu kandi imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Bivuze iki nanone? Ni ukuvuga ngo ibimenyetso ndi kuvuga bya biometrics ni ibimenyetso biri hanze y'umubiri wacu, harimo ibyo bikumwe n'imboni, ariko ntabwo birimo imbere yacu. Ni ukuvuga ngo ushaka gutanga ibimenyetso ariko udatanze mo imbere hawe. Ibi ngibi biraza gufasha abarokore ndetse n'abafite imyumvire y'iyobokamana byumvikane yuko ahangaha nta cyaha nta n'ikibazo irangamuntu igiye kudukoraho. Buri munyarwanda wese ahangaha agomba gushira amanga akumva yuko agomba gufata irangamuntu kugira ngo abone serivisi za leta, ndetse kandi ikindi yumve yuko ari umunyarwanda uri kugenda n'ikoranabuhanga rigezweho, ariko nanone bidafite icyo byangiza ku mubano cyangwa n'imyumvire y'iyobokamana. Ngubu leta iri gukangurira by'umwihariko abanyarwanda muri rusange kwihutisha kujya gutanga imyirondoro ndetse no kwifotoza kugira ngo babone iyi ndangamuntu koranabuhanga, bitume babasha kubona serivisi za leta, urugero mu bwisungane mu bwifuzi, kugira uruhare muri serivisi z'ikoranabuhanga, ubwo ndavuga interinete, ndetse kandi no kugira izindi serivisi zose leta itanga ku baturage bayo. Ushobora guhita wibaza, ese nzize serivisi nk'umunyarwanda muri rusange nazigera mbona mu gihe natagiye gutanga imyirondoro yanjye ndetse no kwifotoza kugira ngo nzabone irangamuntu koranabuhanga? Dore impamvu ya mbere. Abanyarwanda muri rusange twese twifuza kubaka umuryango urijutse kandi ufite ireme. Ahangaha ntabwo umwana wawe azajya gutangira amashuri mu gihe udafite irangamuntu, kabone niyo yayatangira agashobora kuba yatsinda, ntabwo bizamushobokera kuba yakapurayinga kugira ngo ajye kwiga mu bihugu byageze iyo bidusiga kubera yuko udafite irangamuntu. Urumva mu buryo bumwe udafite irangamuntu uzaba uri kwangiza inzira zawe z'ahazaza. Ikindi kandi irangamuntu mu gihe utayifite nta ruhare uzagira mu gihe cy'itora ry'umukuru w'igihugu. Ikindi kandi mu gihe udafite irangamuntu koranabuhanga cyangwa electronic ID bizakugora kwambukiranya ibihugu, kuko irangamuntu nyuma yaho izahuzwa n'ikizwi nka pasiporo ndetse na visa. Urumva yuko mu gihe udafite irangamuntu ni ibintu byinshi uzabasha kutabona, ibyo nahoze mvuga, ntabwo uzigera ubona serivisi za leta. Rero mu buryo bworoshye wafata iya mbere ukajya kwifotoza kugira ngo bitazakugora kubona izi serivisi za leta mu gihe waba uzikeneye. Kugira ngo mve ukuntu bigoye, reka turebere hamwe ingaruka mbi dushobora kugira mu gihe tutabonye iyi rangamuntu koranabuhanga cyangwa ikizwi nka electronic ID. Ingaruka ya mbere, kutabona iyi rangamuntu koranabuhanga, hari serivisi z'igihugu za mbere utazigera ubona, urugero nko kugira uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ati ntuzigera ubona umwanya mu matora w'umukuru w'igihugu mu gihe utarabona iyi rangamuntu cyangwa utange imyirondoro yawe ubashe kujya muri sisitemu ya leta.
Kabiri, ntuzigera ubona gahunda z'ubwisungane mu bwivuzi, ubwo ndakuvuga mituweli, rama ndetse n'izindi insurance company mu gihe udafite irangamuntu koranabuhanga. Gatatu, biragoye yuko nimba uri umubyeyi umwana wawe azajya gutangira ishuri mu gihe utarabona irangamuntu koranabuhanga, kuko no muri sisiteme y'irangamimerere umwana wawe ntabwo azaboneka. Ni ukuvuga ati byaba byiza kugira ngo ubone irangamuntu koranabuhanga kugira ngo witeganyirize ahazaza hawe, umwana wawe abone uburyo ajya kwiga nk'abandi bana. Icya kane aricyo gikomeye, biragoye yuko uzajya ujya gufungura amakonti muri banki, kubitsa, kubikuza udafite irangamuntu. Bizajya biba ari umukoro ukomeye, mbere na mbere bizagusaba nyine kubanza ugire irangamuntu kugira ngo babone aho konti yawe ya banki bayandika. Ikindi, kubikuza ubu ngubu bizaba byoroshye ko uzajya ubikuza, ubitse ndetse ukore na transaction z'amafaranga yawe nk'uko twabivuze mu kiganiro cyabanje bitavuye aho uri. Urumva nutabona irangamuntu hari systeme nyinshi zoroshye uzaba udafite, ariko nanone kutayibona bizaba bivuye mu buryo bwawe ndetse n'uburenganzira bwawe, ariko inama nakugira ikomeye, waba uwa mbere kugira ngo ujye kwifotoza ubone irangamuntu. 5. Iyi irangamuntu koranabuhanga cyangwa electronic ID izajya ikorana na pasiporo yawe. Ni ukuvuga ati mu gihe udafite irangamuntu cyangwa utayifite uri umunyarwanda uri mu gihugu, bizajya bikugora mu ngendo zawe zambukiranya imipaka y'ibihugu. Ni ukuvuga ati irangamuntu nyine nimba utayifite, kwambukirana igihugu ujya mu kindi, urugero uva mu Rwanda ujya i Bugande cyangwa uva mu Rwanda ujya i Burundi, ahangaha ntibizaba bigishobotse. Uvuga ati nimba ufite ubucuruzi bwambukiranya imipaka, waba uwa mbere kugira ngo ubone irangamuntu. Ese wowe dukurikiye urabyumva gute? Duha igitekerezo cyawe. Ese urabona ni ikihe kitubogamiye cyangwa ni ikihe cyiza badukoreye ku bw'irangamuntu koranabuhanga? Igitekerezo cyawe ni inyamibwa, twandikire muri comment section utubwire uko ubyumva ndetse n'icyakorwa n'icyanozwa kugira ngo buri munyarwanda yumve ari satisfied cyangwa anyuzwe n'irangamuntu koranabuhanga. Njye Digaris nk'ibisanzwe, ahangaha ni kuri TV. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu nkuru zigufitiye akamaro kandi z'ubwenge. Ikindi kandi like, share na comment ni by'agaciro kugira ngo ube umunyamuryango wa TV. Dukomeze dusubire mu biganiro bikurikiyeho, naho ubundi bonus diaz.